byo guteka ku mashyiga ya ruzungu. Nk'uko mubibona rero iriya ni runonko niko yitwa, ariko biterwa n'agace, hari n'aho bayita Nyirankono, ndetse urabona yuko bayicaniriye rwose, bayubatse baracana. Buriya igeze mu gihe cyiza cyo kuba yashyirwamo ibigomba gushyirwamo, biba bigenewe kotswamo hanyuma bigatunganywa. Nagira ngo rero nsabe umuntu uri kuri protokole y'iyi runonko, ariko kandi nsaba n'abashyitsi gutera intambwe mukigira imbere mugakikiza iriya runonko, hanyuma tunasaba ko naza kugira uruhare nyakubahwa meya rwo kudufasha guteka iriya nkono yacu bita runonko. Ubwo protokole iri bidufashemo, hari uburyo babanza kugabanyamo ariya makara baba bacanye akirundamo imbere, kugira ngo umwanya uboneke, ndetse n'ibyo bashyiramo bitaza guhita bishirira kubera ariya makara aba arimo. Ngira ngo nicyo gikorwa barimo gukora, nakwigira imbere abayobozi, hanyuma tukegera ya runonko yacu. Murayikikiza uko buri wese ashoboye, kugira ngo ataza kugira guhura n'imbogamizi igishirira cyamutari cyane, ariko kandi arabizi babikora neza n'abanyamwuga. Banamo na biriya biri mu nguni ndi kubireba bitaza gushiriza runonko yacu. Uwo mugabo yitwa Bosco, niwe urimo gukuramo umuriro, naho njyewe urimo kuyobora iyi gahunda nkaba nitwa Theogene. Arimo rwose ngo runonko yacu itaza kuva aho ishirira, kandi umuco wacu ntabwo twemerera gukora ibintu mu buryo butanoze. Niyo mpamvu na runonko igomba kuba yokeje mu buryo bunoze. Kugira ngo nyakubahwa meya mwatubimburira icyo gikorwa, mushyiramo ikijumba, tugiye kotsamo ibijumba muri runonko yacu. Mwatubimburira rwose icyo gikorwa cy'ingenzi cyane mu muco nyarwanda. Murabibona ko umuyobozi wacu ashyizemo. Murakoze cyane n'umunsi rwose, murakoze twotse runonko. Umuyobozi aravuga ati inzara ntikica abana b'Abanyarwanda, iterambere ntabwo ari ryo kurusha, iyo bidahari dukoresha ibyatsi tukishaka n'ibisubizo. Abandi nabo mwakwegera mukadufasha gushyiramo ibijumba, hanyuma urabona ko inzara ntabwo igomba kwica abantu ku ngamba, bagomba kwishaka n'ibisubizo. Nibyo rwose umutekano murabibona ko nabo ibikorwa byo kotsa runonko rwose barabishyigikiye cyane, bati umuntu tugomba kuyijya umuntu afite yayirobeye. Nibyo nguko rwose murabona ko igikorwa kinejeje. Dushimira cyane abayobozi bacu badufashije rwose gushyira ibi biribwa muri runonko kugira ngo twitunganye. Nk'uko mubibona rero, hanyuma mukomeze rwose kirebe mukitegereza ikinyamafufu twifashisha mu kubona yanduye, kikaba mu bitera imbaraga. Iyo ducyokeje muri runonko rero biba akarusho, kuko ukirya ifu uribona neza nta mazi yarigiyemo. Nicyo rwose mukomeze mushyiramo, hanyuma ducunguza n'uburyo umwete bakubite runonko. Bosco mushyiramo ibyo byose, hanyuma badufashe kubura runonko, uko babyita kubura runonko.
nibyo rwose abana nabo bati ntitwasigara ariko nyakubahwa meya n'abayobozi bandi mwagendanye iyo bamaraga guhura Runonko abajumba babaga bamaze guhura Runonko hanyuma bagasiga bashyizeho agakoma hejuru bagatiraho amacandwe bakavuga bati aya macandwe nakama turamenya ko inkono yacu yahiye. Ubwo rero basigaga bamaze kuyikubita nk'uko turi bubibone hanyuma bakerekera urwuri bakareba inka uko bimeze bakavuga amazina y'inka baririmbira inka mu gihe bategereje yuko Runonko nshya yego mukomeze n'abandi muhure ariko ngira ngo nsabe nyakubahwa meya mukomeze kwerekeza ku biraro by'inka twerekeze ku biraro by'inka kugira ngo